Yemwe mwaramutse kwa Nyirabutarure. Waramutse. Yego mwaramutse. Nimukomere. Komerane. Yego. Mwaramutse sha. Mukomere. Yego. Amahoro. Namahoro. Uraho besha. Namahoro. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Murakomeye. Iswa meza ate? Warakomeye nani? Haraho. Data. Oh, ni byiza disi ntabwo ariko disi yana nintuza muri izi minsi ari kugira urubaraga rukeya. Nherutse kumubona. Ugasanga mbese nawe nta rukuntu atameze neza. Ariko nyine ni iminsi kandi umuntu ari gusaza disi. Abaga ari gusaza mwabana. Ni iminsi z'ubusaza, buryo ubusaza buri kumugera amajanja. Nherutse kumubona niba yari yagasomye. Ari kugenda rubavu rumwe abereretse. Nari kugasoma. Buriya yagiye kwiteza micume cyo kumugoroza bagiterera hano mu mugongo kiraza gifata no kwigufa ry'akabuno kimanutse geze mu kiri kuja mu mutsi wa. Yari yabaye iki? Ubusaza. Reka datereshaje. Kokora we. Yewa ni kokora. Iko yewa Nsabi we. Yewa Nsabi. Ko Bikira Maria. Kokora we. Bijana byagiye ki. Yewa Nsabi. Yewa Nsabi we. Ko Bikira Maria kusiba ibyana. Bijana wanga ngo byatarakeye. Haka amafaranga byaba byakajanye heje. Yo mwiriwe. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Makuru. Makuru neza. Kiristo yeza kozwe. Teka byose. Harimo raho. We uruwo kwani. Hara bagasatira. Kwa? Bagasatira. Ngo Bikira Maria. Yesu wabambwe ku musaraba igorogota. Uruwo kwa gasasira. Ego ku cyane. Ariko beshake medeni ko mutanu agiye mu by'umuriro. Gasasira afite inkumi ngana gute. Ndo umukobwa we. Ewe data mana. Yasaza yarekanyiraga ibyo byuma bishiraga bahuye n'impanuka. Yemwe bireke. Namwe mukavura kaguye wanyu. Kaguye. Ewe nta hantu. Abasi akazuba kavura kari kugwa muri izuba kandi ko kari guhamuri. Gahunda n'izimana wa muntu. Nabyo nuko wenda tutabyandikaga da. Aha. Imana niyibagize impamvu za. Ntawe rero twari duherukanye. Igwa damwe haragiye murabura ariko si wa muntu wizi imibereho z'iki gihe ko ari uguca hirya ugaca hino. Kuri kureba inda yameze habi waba utiri urirukanka si ugafata iki. Twebwe rero nta nakazeru tugiraga ko kwirukanyiramo n'ubwo turuzenguruka iwacu. Ariko mana yanje ndakugarasetsaga ko maze ubwo kuburyo muzengurukiraga iwanyu ni munagera no kwirembo none ko mugeze ino arumperuka ntabwo nari nguherutse pe icoco berenje n'uyu data yadushize ku kinyabupfura turaringaniye mama we ha urengaga iwacu ngavuga ngaragiye muraringaniye ni nk'amatwi n'amabinga uzi naho urugukire ngo we uje uragitoza rero umuco kubera ndageragezaga n'umukuru wacu nyine nukugira ukazajura mubwira uti nyabuna kera habayeho gukaraba nabyo byose ukamutoza kera habayeho amavuta kera habayeho abadozi kera habayeho abana bubahaga ababyeyi babo za kera zose muzajura mutoza ibyo gukururuka ku mikimbo ko ni gasasira ego kuri gasasira Yesu we ukabutumye cyangwa usuhuza nabi mubera sha ngo mubyana ye muko kanze ubukomeze kwarumvise intebe itakwicaye ko dore mubukomera ihangana kama yareka mbaga nagitondekeye neza hano mfite ibyana bimeze nk'imihoboni nk'amasanu kwirwa biri gutondokora ibintu itondekeye neza yawe cyandishimye ni impamo wese nenje gusaba umuriro mwandahurira waruje gusaba umuriro ariko seka neza shaho impamo y'Imana nzo bidahanda ubwo twese niko duseka ni impamo yawe kazuba karasiteka umusesi misaya abasazi kagororoka
dore ndeba data nk'inyana iri mu ruhongore ibitsike wajya wariremye n'impamo kera rero abakobwa bari bameze nkawe wasangaga ari nk'abaheburayo kazi ugasanga ni babandi babyara neza batagiye no mu byuma komana impamo nuko abantu bakera mu byingoro byatari ufite ijwi ryiza rirayunguruhirimo amajwi rwose n'impamo y'Imana ugasanga turaguhombye rero ndi kukigisha ubucuruzi aka kana umwana shaho niba mu gufatana ari gucuruza ko bazabahana oya mu biruhuko kabaga kagomba gushaka amafaranga kana kwikorera n'udutafari ico cyo ni ariko byo kwikorera amatafari byo nabimukuyemo kubera yari yarabuze yaje kugikorera bamudeberaga mu anje najaga bakanya ngari ndaje rero hano ngo twirangurize ibigori ma ngo turanguza ibigori njewe mbaranguza ibigori kandi ngo ndi kubona wihindurije ntacyo ndi kuvuga kiri kumvikana iyi ni impamvu nuko umbwiye amakuru ntafitiye n'icyo nagasobanura kuko icyambere cumbwiye ibintu ntazi ibiki ibijanye n'ibyo bigori Zinaho wangurisha ibigori? Njewe sindakugurisha ibigori hano ni ku ruganda. Ndanguza tuje gucuruza nibyo ndi kwigisha uyu mwana kuko. Njewe nkuranguza ibigori. Habe kugura kwanje nawe. Ni gitangaza. Ego mana y'Irwanda. Kwiki? Umva ndakubwiye ngo nta n'uwacu wapfuye guco. Kubera ko ndakubwiye ngo nje ntabwo nigeze ncuruza ibigori nta nubwo nzanabicuruza. Ikindi kandi kabone nubwo wenda da nabaye za macuruzi. Ntabwo nagira ngo ncuruze ibyo kugira ngo ntererekanye nawe amafaranga kirazira. Kubera si hari impamvu A na B na C gukomeza. Nasi nakosheje. Ariko si wakosheje iki ko nkubwiye ko nta bigori mfite kandi iyo nabigira ko nta bikuranguza hari ikindi ahubwo ngo ututse mwana wanje. Nyabutaro bw'iryo jambo ukuye mu kanwa kawe naka kana gahagazanga we nikagira ngo hari ico nagukore. Oya nuko nkubwiye Nyagasani Imana ntabwo ngiye kuvuga byose nkugiye gupfa. Nubwo nyine wagira uvuga inyungu tukaje turayigabana mu nyungu twumwe. Nje namwe si. Reka. Wakumva ngo ndi gukorana namwe yagira ngo iki? Agira ngo iki se hari ibyo twaba turi kwiba cyangwa turi gukora binyuranyije n'amategeko y'Igihugu. Reka nze nkubwire Nsabi. Buriya wakubwira amavu n'amavuko ganyu ukuntu byagiye biragenda biraca hirya biraca hino biraca ndakubwiye ngo waje mu miriribwe y'inzuki ntabwo yarya ubu. Ubwo rure gushaka iki? Nje gushaka umuriro. Umurima? Umuriro. Umuriro si. Ikibiti cyacu sinzi yo bagishize kandi ngiri mu rugo ngenyine rero. Ubu waruriye wenyine. Ndiyo ngenyine. Wanyu bagiye he? Bagiye. Babagiye mu mirimo. Nanjye rero usanze irungu ryanyiciye aha. Sako bitaye. Mana kandi nari kure turaburanaho. Ingwine rero turiganiraho gakeya. Turagana ngiye kugenda muze. Ariko nyine uragiye umva nyine. Ko ngiye guteka nkabajyanira ibiryo mu murima. Bararya yewe. Je tuganira tudukuru twose nkagira ngo ni urukundo. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ndabanze rwose pe muri abana banjije na kurindi ariko nta bucuruzi nakorana nawe. Ari ukurangura ibigori tukagenda nawe ugasigana amafaranga. Ikintu ndi kwanga ni cyo kuvuga ngo tugiranye ikibazo nje nawe cyo kuvuga ngo umpaye amafaranga nanje ndagashikiye ngize ibyo nkorana namwe mbega ntabwo Subwo bitanu. Ubuzubu ntabwo nagutere. Ntabwo yagucere. Urongwa uri gwangu iki? Ubu nta nagucereje. Ubwo narinje rero. Ariko nyirabutaro hano mwazakora atazapfira umuntu. Ariko si yuze wanyura mu nzira nzima. Mu nzira nzima se umuntu kubona afite akanya kukuja kuzenguruka. Kubera si. Noza ahantu uhari washize utubuye umuntu akajara amanuka nta kibazo wabubaye. Ahubwo utandi turira umukingo. Ariko sidi kurinda na aha hantu uhatinze utubuye. Ndakwa ngo nta kontororo yawe ngeneye. Ariko nyirabutaro watubabarira ukadukora. Batigwa hangaha hararabyaga. Birabahu. Hari utahagaramye hari utahavunikiye. Bikoko. Se data nari ndahagukora. Ubu ndaje mu bantu nsaguca. Asagute. Hari yanduje. Meso wari uguserebeka hangaha ko ariko si ko bababwira ngo muje murakora inzira mu muryango. Ariko ubundi ushinzwe iki cyo kugira ngo umbwire ngo muri nasuka bihishe.
nasuko umuryango wazagukuye ukagushira hagaraga aho abana baje baranyura bihuse bakagera iyo baragera bagakora nibyo barakora urinde urukubimbwira uri igiki hano akubyo ntari byo byiza iciza wayikuramo wayanduye burundu none si muri yibeho umusonga nigurinda gwakugashura wa mwana we ugiye agashura hejuru ya tagashuka ubuze umukobwa nahura nawe namubwira ngo yegura ubwo si kuvuga ko imvura yaguye guhura n'ibyondo ni ikibazo ariko Imana isimije ufite za matuza zirara cusi wivuga nabi nta jambo riri mvuze none si none amagambo urukongeraho ni nako karakenewe cyane kwigurira gasubiza ntareka aho bahungu congirira ngendere nakubwiye ngo finishi nta gahunda nshaka kugirana nawe nyirabutaro wagira ngirira ariko se ngira impuhwe zibiki ko nagusezere ko nakubwiye ngo ntabwo bishoboka ushaka uretse we ugiye kugira ute ziracyakenewe sinone ndataha nambaye ubusa simwaje muragira ikinyabupfura none se ubundi uretse wowe guteza umutekano muke ubiyi kuyifasha birakunaniye ndi kurinda nayifasha sawa ko nyambaye nabi mukecuru ndakubwiye ko ntabwo byashoboka nyirabutaro turugupfiki wa mukecuru ariko se turugupfiki cyo turugupfura kiyobe wamba bare rukangirira ntaje gucuruza ukubona butakeye koko ibyo bigori ngiye ngira ibyo bigori ngiye ndahano rero byo uriye ariko si byo akanye ibigori usanzwe bimera kurangara none kandi ibigori ejo muri naguze birinda ukanije dufitanye gahunda nyine ndi kukuregera uyu nguyu ni umunyasibo ni igiki none se urukumbura ngo byuriye gutabampereza uko dusanzwe turangura turakuyebe turi kubikura kuri ariko si ubu nsa wenda vugisha ukuri nawe nakubwiye ngo wabona wimennye inda cyo ngaho mera kugurameraho nta kibazo nasi ko ugiye kunkana nagenda mugende cyo simpereza ngende ubu rukubona butari guca ndacuruza abandi bafunze ariko tega amatwi nkubwire nyine nagize mu nzira babansaba amafaranga sigi nabisoreye nazi niba wabisore n'imisoro ninjye barazibaza ugiye kunyereka iki humura yewe ukasi bagize ngo kwiyambye se nani soni sana kimeze gutya nakwiyambye n'undi munsi rero bagiye kunkoraho nuko ukusa ko hega wankuru wegera ngo n'utundi turugiye kunyereka tuzima kumbe ugiye kubwira bya ni mama y'Imana amagambo gahe kuvamo ntabwo gasa n'isura yawe yamaze ese ko mubonye nkagira ngo wafatika watereteka ubona kuntu kimeze nakanya gatoya ariko njyewe urukumbwira ngo ngiye ndyamane nawe nta n'isoni umuntu ungana nkawe reba ukuntu ungana n'ukuntu ungana gareka rero ko ubu nkanurira ubwo bwisho bumeze nk'intobo nabukanurira pfuna umuheto kaba kameze nk'umukororomye siba katiyubaha zindagire si isura ko kayikuye he ko se asa n'ubukozo ngo iki fata genda meresa mu maso yakojura jura menya ko umuntu niba yitanze kugira ngo ukunde ubone imari we kuri gukubwira cyo ngaho simpere mibyuramba nyanya kubyara mibyura byaba ikibazo kirekire mibyuramba nyine birangiye kandi akubwira ngo umuntu wanuramo kugize umunwa muremure wa mwana ngaho munyumvira n'umuntu uko tuzaje turahaha noneho umuntu afite imari ye jura amenya ngo imari kandi noneho umuntu niba afitanye gahunda nawe jura amenya ngo afitanye amabanga nawe ibintu byo kwiga urukuboroga uzo umuntu wahuramo nyine ngaho mibyo ibyo umpaye mve na hano nje no kwicuruza hereza amafaranga rero amafaranga se baragima ngenda ngarurira ibihumbi 10,500 uza ari ibyangahe ndaguha si wundi wazana tukagura turi kure ndi kukuganga gwa mukimbo wajagura jana ukagujana amafaranga make y'ubu ngubu byuriye byikubye nyine zana turebe nta kibazo nje mfite iki kibazo ntagara amafaranga urabanza sunarire uko bimeze wazanye na ibigori ugiye kundanguza nkarangura nkaja gucuruza hanakuva no mu nakubikiye namaze kubirobanura wa mwana none si wazana ariho rero Nsabi ratawe nuko umuntu adahabaga adashaka kugira ngo avuga nabi ngo cyangwa ngakubita umukecuru rwose umuntu ararwana na yarwana none zubura kumbwira ngaho nawe mbabarumbwiza ukuri sibyo umuntu ni ibintu tubaga twavuganye icambere cyo ntago ari bwo mbere tugiye gukora iki tugiye gukora n'iby'ibigori ibintu dusanzwe tubikoranaga ntago ari kuvuga ngo ni ibintu bishaka kududubiza ibi bigori warusanzwe ufite ibara ry'ibi bigori nazana kuzanira none se umufuka ibyabaga byaradereye ntabwo uri kurakora iciriweho Chongaho mibigori wenda mibigori 20 nozi ndaje gucuruza ibigori bibi
ni ukugira ngo nyine urebe ubwiza bwabyo n'uburyo nahinduye imikorere njiwe nyirabutarure ubu ndashaka ngo unenge kandi ndi kukunenga singo ndayave we nika turi urebe siki natwe duhe dusuzume rega twe nta nubwo tunashaka ngo gusuzuma ibintu byinshi cyane njye nakubwiye ngo mwana we dufitanye amasimbi wangegera ndi kuganira nawe ariko si we ntimuje marasuzugura umuntu ntimuje marafata umuntu ngo mumusuzugure buretse wamperereza rimwe nka jyondaje buretse ariko nababwiye ngo iki igituma bashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu mushake ngo bashaka kuguterebura kunterebura sinuko bikagenda gute enda fata si nawe yihutisha imari kutari kumpereza amafaranga ibyo kugarura uraza kugafata ariko ntago mfite aka kanya mbaga muri kubunzi izi noti z'iki gihe mwiri joro ngo bigende gute nyirabutarure ibyo bintu uvuze wagira ngo ntago ndi kubyumva neza bimpereze ntabwo abakubigurana babuze bimpereze natwe waduha pereza ibyo bigori cyose genda ndagaruka kugafata uri kubona nuko uri umukiriya tumaranye igihe warangiza ukigira gutyo boko nubu turi gushaka bw'iki bw'ibigori namwe muri gushaka ibigori by'iki turi gucuruza sawa ngo iki nazo ubu niba muri gucuruza nanje ni gucuruza ubwo none ibyo biri gushaka kugaragaza iki ariko ubundi muri kwipanga akazi murabicururiza he ariko kuse wimanye ibigori byawe bikongera kududubiza amagambo wimanye ibigori byawe ndakubwiye ngo muri murashari mu mbuga yanje kecuru ni nyoko atagira ubwira mugenzi we nabi sikubwira wantwara iki wose wankwara ariko mana ariko ushaka kugira ngo wewe wankwara njewe unagutwara wagumana ubusabusa bwa izi mpungure zawe nizo zizaramira ngo twahangana ko bitunze uyu mugabo bimutungiye ubwo rero ndagiye ndagaruka gufata ago mafaranga amaze gucuruza urigaye ariko rero mu gitondo ntunuke naho wambyaye naho uri mama genda kugira ngo utuma nkubahuka nabwira nanjye nkakubwira vuga ha nanjye mvuge he duhangane vuga idahiye nawe kavuga idahiye urakabiyo ngiyi idahiye nyine kiraritse ibyo biri neza wava imbere y'icyo gikecuru cyenda kirambara karuvati mu migezi wava imbere y'icyo gikecuru kiri kureba gito ndakora sinigende ariko si ko ari uko uri kubanga icyo gikecuru kiri kureba guco ubundi uri kwiruka nka kumari yandi ande si wayitanze baragutuka wayitanze bakubwira nabi kiraritse urwaro twa nk'urw'igihanga mwaje muramenya ko n'abandi bagaraba ziba ugagoma bere ni zahabu urukwanga ko ni kuyakora se nayawe ngende umugore wawe kabiri kangaye ngiye mbona ndara muri inzu yawe ngareka singuhe bibiri sibyo hebere niyo wowe mba ndikumva nanakwica hambara takuzahingamo iki bagahingamo ibitero agahinga ibitunguka kavunume tukarindagira yegera gusa dore ngo karaburungusha ubwo bubuno bumeze nk'ububaho nk'ubwanyirakuru siba bwera akabona kambaye ubusa butarika nteye umwakusi yewe unangiye kubyisetingamo ku buryo rwana inkoyoyo wizi nyana zimbwa zagiye zanjaniye amafaranga uko yawe bikokora we yawe Nsabi tari gutonora tonora wanje geraho uratonora ntaho uratonora sinatonoye
uratonora ntaho uratonora Nzinona uratonora ntaho uratonora Sinatonora. tonora ikindi kigore wangegeraho iyo menya ndakubwira ngo iyo menya na kutari guhindura nawe uri kubona ko biri gucuma Musi wahindura nta maboko ufite. ubucuruzi nibwo bucuruzi bugezweho bw'iterambere sha ariko niwongera yego ndi kugura ikigori arebamo agahiye si mwe mwamurandeberara wenda nka siko mwabigerekeranyije ra hayi badata kuko ubundi abandi botsaga gutya ego Yesu Kristo ese ibi muri gukekesha gutya nibyo turagura mwuka byaranye ari kapfe ku kijyara nuko mbikunda murangarurira akwishura bosses Wagira ngo- kunyishura ndi umukozi ko mwacuruzanije agahinda mwuka byaramwe ubwo yewe kandi munje ntakijanira ubuntu nta mafaranga mushaka kantangire kukirya mubone ko biri seri nta mafaranga ushaka yo mugabo nampaye nka data abo bantura ngende ntabwo mushaka amafaranga akira yemwa ngaho gusa ubundi abagira ntera ubu rero ndabaretse ngiye kugitwara nta mafaranga mushaka ndagitwaye pe terambere sha kwagiye ako biko kwimbwira ko ari uko nguko urabigenza nkarega kwirirwa ndata amafaranga ngo ndi kuja kurangura iyo umbwira ko ari ibintu wateguye nkareka kwirirwa ndavuga ngo ngiye mu mishinga nk'izi ngizi Singira imigori wacuruza wakubuje gucuruza curuza. Nigeze ngufata amaboko curuza. iri kwaka gake biri kumpemukira bikaka gake yego sha aho uwacane bibe nk'inkwi bishe bishirire byose terambere rize urugo rutera imbere abana bo mwugo rugo nabo batera imbere bagura amamodoka bubaka ama etage kubera bafite ibigori kosha uko Subu data yarakuguze yasanze bagutanditse mu bashinwa niko mwa bite byanyu aha bite byabo amafaranga mwagashize bagasize hesi ngo umushinga bagakozemo se ugwe mushinga ubwo gucuruza ibigori ninde wabwe ngo ibi bintu mubijemo mutambwiye babijemo batakubwese none agara amafaranga harago kugira ngo tugajye gashire gava hari ubwese mwaza mwize mushinga mutambwe ngo muzigiyemo none ni ngombwa ngo ibintu byose ziba kumenyesha muzi mute nimba umushinga gw'ibigori ariko ninzajamo washaka ngaho bicuruza agavuye mu gajane mu gundi nese ubundi ko muri kubibakiza ko biri gushirira wabihindura nawe se urukumva ko uruhare rwawe ruri hose mbihindura sinje ndi gukorana namwe ndabizi cyaka amafaranga ganje mu meza ganje dore ngaho ngibi bigori twaranguyemo ngigo umushinga twateguye nibura haho hahe niba utarahaho usigewe kusi mwabana kamwe abana mwe kwizina ry'Imana muri inkozi z'ibibi muje muramenya muje muraja wenda mu mafaranga ganje turi inkozi z'ibibi
uretse ko mutari kubibirindura wabibirindura inde wowe ndi umukozi wanyuze yego bikira mariya mubireke hindagira ndetse ubundi muzi mute gusa ibi bintu mwajya murarangura ku kigora ngahe ya bikokora mwaranguye kurangaye mbaza manager akubwiye manager si manager w'ibiki yego mbabura none mwayitoreye manager ibigori bigiraga manager umuyobozi hano zo ese mwuga pamura we ndakwiyamye kurikira mariya bana ibigori koko si ibigori koko temwa ni byiza aha cyane cyane mana barambwiye cyane mucuruzi nje kwikopesha ikigori kugira ute kwikopesha ikigori nta muhara hamuha wowe ikoko wamu kutakigurisha bikoko zancenga twahuye si susize nibaduhemba nzahita nkwishura koko wanguza wankopamo inde koko ndi gucuruza se wa muhungu mano mukavuga muti ibintu byose n'ubwumvikane tukavuga tukumvikana niba tugiye muri iki gikorwa twese tugihurizaho umutima tumenye ngo twese nicyo tugiyemo sawa nko buretse sawa mikibisi wenda sebibi mumenye kandi muve hano ugu muhanda gw'abandi mugukondoye jose bata ni ikibisi ikibisi chaka ikibisi u Rwanda n'urwaye niba mukoze ibintu mukora ibintu ariko mwumvikanye iki n'abagenzi banyu muzi ko amafaranga ugitwara nzagakuzanira singo muzi ko amafaranga ahantu gavuye twese twari tugize dute twabyumvikanyeho none ndebera nzagakusanira singo urukubwira abande koko kumva ngo bazagakuzanira ngira gucuruza ubwo Nsabi ntari kumva ewe none ko byatse ye biko koja kubindura bya bigori twari kukubaza reka ukuntu bicumbye reba ukuntu biri gucumba ja kubibirindura se ntabwo uri kubireba si uri umuheto karindagira muri babari wabibirindo inde wowe hari ibyo mwabonye ndi gushira ku iyo mbabura se bireke byake bwo munzi ngo muri kumpima jubundi numvaga ko wende twaza maze rero niba ari no kuduhira ushaka kandi matwuje kuduhirira izo mizika zawe ushaka uje kuzicurangira nduhiye si nduhiye urukumbwiri mbere si nkubwiye hari urubanza mfitanye nawe nyine hari amagambo mfitanye nawe muje muramenya umenyesha iki niko niba ari umushinga bagukoza ngaha bagatangira kugusiganiramo je nsabingire je nsabinkuri ni nkaho mwakanyise igicucu ntabaka kwishita igicucu z'ubwico mutari kunyereka hano ni ngo nje ntacyo maze ahubwo ninje udafite icyo asobanuye birindura mwa mu birindura ubwo si ubwo gukora kw'ibigori bizabakiza usibi bizabungura biko ko mwagiye murarangura kurangaye ikigori ntibakiguze 200 na kurangura ubwo murakigurisha ngahe mwagurishije ngahe mbega arakubwira biko ko mumaje kugurisha ngahe mumaje kugurisha ngahe wantumbagane kuko n'abantu debe mpamo y'Imana nisiko mubishirije byose ko byatse ye wabihinduye mbese nisi mushaka ngo biba amakara wabihindura urabihindura wowe nimukanjebekeho ntabwo hari ibintu mwabonye ndi gutonora ngo ndi guteka mwiyo mbabura nimubireke byake mama nizere ko wamajije kubona irengero ry'amafaranga yawe rero utaza kubaza ngo gawe ngo umugabane gwawe guri hehe mupfa gucuruza nkabona ganje gabonetse ubu muraturacuruza rwose kirahinda ahangaha sindi kubona turi no kubyotsa mu buryo bukwiriye se ganje ngabona nanje ubwo nje narangije kugabona none si gose mwagakoresha ariko uko byagenda kose mwana wa mama kuri iyi si kurugu mubumbe dutuyeho kurugu umugabane tubagaho ikintu umuntu akoze kiramukurikiranaga mpaka ubuzima bwe bwose
paka kimugarutseho. umwana uri kumutongera nari wowe bitangije se ibintu byose weho si kuri hano iyo umufasha iyo mufasha kugira nte kubibirindura nje nkabibindura ninje wazanye igitekerezo. yego sha yego Nuzubu ni ndabivu waje byikore ndabigejeje hano. Singe waje byikore. Ninde wacanye mbabura? Ni wewe. Ninde watonoye bira bibiri? Ninde waje kuzana amakara? Papa utagize icyo nakora na kimwe naza bihinde. Inde? We. Inde mwa. Ubu nsongoye ahubwo muntu. Muje mwibi bintu njene navuganye namwe nzige mwabisesereye. None wavanga mbeze ukanagenda. Nahava. Wagenda akwicompa no kubona amafaranga gani. Umurura gabona kandi rwose. Ibi bintu mwabigiyemo mugomba kuba mwabigiyemo muzi ngo biza. Sawa. Mama. Data. Kumubonaga muzigeza kuki. Ico wagezeho urugero waduhaye. Singoye ibikokora wareze neza sari guhindura ibigori. Ibi birindure byose. Birindura kiraco hirya. Nico cyatse cyane cyashize. Bibirindure mwa. Ariko se buriya nsa. Niko nsa. Sawa. Uri gucuruza muri kwibikira ntiwavuga ngo wagohereje amafaranga ngo we none biragenda gute. Kumvikanya ko ranzanira amafaranga asanga. Komera mwa. Ariko subi Kinyarwanda ndiko vuga ntago muri kucumba. Makuruzi. Bikoko. Tuve kwa nyira butare twumvikanye ko biragenda gute. Aguhaye ngo mpera. Ngwiki Niyo mubwiye sa guhereza. mu mafaranga nje kwishura. Muhesa. Nakubwiye mu mafaranga nje kwishura kakuburansa kuri. Akurima amafaranga. Ye? Waba warakoze ikosa sukaguriza uyu mwana amafaranga. Kinyarwanda ndi kuvuga ntago uri kucumba. Rusi byanze. Ibikizi byanze. Nawe nta kuntu umuntu yarangura ikigori ca 200 ngaze kugicuruza hanga hano zubwo yaba arakigurisha 250. Nuko hanyuma ubwo sibyo uri kuvuga bishatse kugaragaza. Bishatse kugaragaza ko umushinga twateguye gwanze ukora ico ushaka. Ariko singibyo ibigori bigaramera we kandi ntimumeme ibice. Nta biceri ndi gushikira. Sabizo noti baraziguhereza. Sabizo noti barazigura indura ziguha. Ninsomereza. Bikoko. Umbase. Nebera injiji zifata amafaranga gakatubeshejeho ngo bagacubuye mu mushinga. Hari ibintu rero nje numvaga ari n'ibintu ntashobora kumva no mu matwi ganje nerimi. Ndakubwiye ngo amafaranga umbwiye ngo iki. Ndakubwiye ngo iby'imishinga twateguye byanze dore ngo iby'ibigori biri gucumbira aho ngaho ni bari amafaranga ushaka garava muri izo myotsi ugenda usake garamakara. Hari gucumba ibyande sinone hari ikintu twigeze ducuruza. Bebe. Sunde ninjuru kubisobanura nje nyine ninje wabirangoye nje nyine nabikokora nta gusobanura. Ubu ngo bari gucuruza. Dore. Bikoko. Byatse. Sabi rero tumanze twumvikana. Nta muntu nshaka gufatana nawe mwijose. Tumanze tubyumvikana. Ndakubwiye ngo shirana amafaranga anje. Gari gamvunye mirango itari kureba. Ariko wiburamo kanga. Sango ndikumoka. Wagasaba bikokora. Ndikumoka. Uri kumoka nyine. Bikoko ndikumoka. Nakubwiye ngo uri kumoka. None si mwamba amafaranga anje nkigendera mwamba bare koko mwabantu mwe ko nashaka kugira umuntu mfatana nawe. Ngiye kumumotsa kuge. Wagamuha. Sabi ndabinginze mumbabari ibi agamafaranga gapanzemo imishinga myinshi agapanze mu mishinga mbese ubundi ko haruna twibye ikigori uturanguje 200 n'ikigori cyitwa iriheze mubyemereye iki ko ibintu byose arubwumvikana siniweho babiranguye basanze mbiranguye nabo bakambwira ngo mbe baranguye nese wo kuba haye kuri menshi ubu baragakura ariko geregwari ntujuru ivanga mu bintu utazi kuntu byatangiye none bagemereye iki bagurishije sibishirira ibigori nje mbagurisha ibigori byokeje cyangwa bagurishije ibibitse rero bari kode nsanda kwinginze mbabarira ntago nshaka kurwana nawe ntabwo nshaka gufatana nawe ndakubwiye ngo shiraho n'amafaranga anje narangirije ko gukoramo imishinga n'amafaranga nakubwiye ko nzagakora mu bukwe nagabariye amafaranga nzagubakamo inzu amafaranga azangira umuntu w'umugabo gazabyara abana gabarere ngago gari gucumbira umwe ngago
dore imbwa we ngaho umukiriya yaguha angahe wazize ibi ntusubaga amakara muragagurisha we ko kuzatera imbere dore ndi kubona waje neza ntekereza nunga Rusi umva mwa ndakubwiye nje nta kintu wampaye wa muhunguka